Ibarura igice cya 9. Amabwiriza yerekeye Pasika. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa kabiri Abisiraheli bavuye mu Misiri, Uhoraho abwira Musa mu butayu bwa Sinayi ati: Abisiraheli bajye bizihiza Pasika ku munsi wayo, ariwo tariki ya 14 y'uku kwezi nimugoroba, mujye muyizihiza mukurikije amategeko n'amabwiriza yigenga. Nuko Musa abwira Abisiraheli kwizihiza Pasika. Bayizihiriza mu butayu bwa Sinayi ku mugoroba w'itariki ya 14 y'uko kwezi kwa mbere, bakurikije ibyo Uhoraho yategetse Musa byose. Ariko kuri uwo munsi hari abantu batashoboye kwizihiza Pasika, kubera ko bakoze ku ntumbi bikabahumanya. Basanga Musa na Aroni, babaza Musa bati: mbese ko twahumanyijwe n'intumbi, byatubuza gutura Uhoraho ituro ryacu mu gihe cyabigenewe kimwe n'abandi b'Isiraheli? Musa arabasubiza ati: nimwe mutegereje mbanze mbabarize Uhoraho. Uhoraho abwira Musa guha Abisiraheli n'abazabakomoka aya mabwiriza, agira ati: abadashobora kwizihiza Pasika bitewe n'uko bakoze ku ntumbi cyangwa ko bari mu rugendo, bajye bayizihiza ku mugoroba w'itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri. Bajye barya umwana w'intama wa Pasika, bawurisha imigati idasembuye n'imboga zirura. Ntibazagire inyama baraza cyangwa ngo bagire igufwa ry'umwana w'intama bavuna, bajye bakurikiza amabwiriza yose ya Pasika isanzwe. Nyamara nihagira umuntu udahumanye cyangwa utari mu rugendo wirengagiza kwizihiza Pasika, azacibwe mu bwoko bwe, ahanirwe ko atanzaniye ituro mu gihe gikwiriye. Umunyamahanga utuye muri mwe nashaka kwizihiza Pasika abigiriye kunyubaha, ajya akurikiza amategeko n'amabwiriza yigenga. Abisiraheli n'abanyamahanga batuye muri mwe, mwese muzagengwa n'itegeko rimwe. Abisiraheli bayoborwa n'igicu. Ku munsi bashingiyeho ihema ry'ibonaniro bakaryinjizamo bya bisate by'amabuye byanditseho amategeko, igicu cyararitwikiriye ijoro ryose kigasimburwa n'igisa n'umuriro. Ku manywa icyo gicu cyagumaga hejuru y'ihema, na nijoro hakaboneka igisa n'umuriro. Iyo igicu cyavaga hejuru y'ihema, Abisiraheli barahagurukaga bakagikurikira, aho cyahagararaga niho bashingaga amahema. Kugira ngo Abisiraheli bagende cyangwa bashinga amahema, byaterwaga n'icyo Uhoraho abategetse. Ntibagendaga igicu kitavuye ku ihema. Nubwo cyahamara igihe kirekire, Abisiraheli bumviraga Uhoraho ntibimuke. Niyo cyahavaga cyamaze iminsi mike gusa, bumviraga Uhoraho bagakomeza urugendo. Ndetse niyo cyahamaraga ijoro rimwe gusa kikagenda bukeye, baragikurikiraga. Niyo cyagendaga ku manywa cyangwa nijoro, baragikurikiraga. Nubwo cyamaraga hejuru y'ihema iminsi 2 cyangwa ukwezi cyangwa igihe kirekire, Abisiraheli bagumaga aho ntibakomeza urugendo. Ariko igicu cyava hejuru y'ihema bakagikurikira. Ari ukugenda cyangwa gushinga amahema, Abisiraheli bumviraga ibyo Uhoraho yabategetse abinyujije kuri Musa.